Mwiriwe neza abisenge neza, ndizera ko gahunda zanyu ziri kugenda neza, nanjye zanjye ziri kugenda neza. Ejo rero hari umwisenge neza waje kunsura, yaranzaniye nyine iPad yanjye, yari yagize akabazo. Ni umwana uzi ibintu cyane bya IT, mwita umwana ariko ni umusore nyine ukuze uri mu myaka hejuru ya 30. Ubwo turaganira, nyine yishimira gahunda izi dukora zo kubaganiriza, duca imigani, dusakuza, dutarama, tujya inama biri kuriya mugomba kwitwara nyine mugiye kwa sobukwe no kwa nyokobukwe. Nuko byari ibintu byiza. Nuko umwisengereza arambwira ati ariko tibasenge, ati hari ikintu nifuza ko tuvuganaho. Ati kuriya ujye tubwira ngo tugiye kwa badata bukwe cyangwa kwa bamabukwe, ngo hari ukuntu ngo tugomba kwitwara nyine twitonze ukuntu. Ati ngiye mba numva kwa mabukwe namwisanzuraho, nkigira ibyo shaka, mwana mfata ku rutugu, nkabana kwigira mbese ibyo shaka kubera ko nyine ni kwa mabukwe. Ni rwose nibyo, ni umuryango nyine uba waragutse kandi baba barakwakiriye nk'umwana, ariko hari ukuntu nyine ugomba kwitwara byiyubashye. Nuko ati nyine ati jya gomba kwisanzura nyine nk'isanzura cyane. Ndavuga nti rwose nibyo, uno mukwe arubahwa cyane mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ni ibisanzwe kubitwara nyine nk'umwana uri mu rugo ariko utarengera. Nese byo kuvuga kujya gufatanya ko bukwe ku rutugu, kwikora ibyo ushatse nyine mu muryango kandi nyine nicyo cyubahiro ugifite, ni kubera iki bivuga gutyo. Ati nyine kubera ko nyine ndi umwana mu rugo. Ndavuga nti nibyo uri umwana mu rugo ariko hari ukuntu uba ugomba rwose kwitwara. Ubwo turakomeza tujya impaka noneho nza kumuha urugero. Ati kubera ko mabukwe bamufata nka mama, ati nyine ati niyo mpamvu nkomeza kubabwira yuko nyine ngiye ngomba kugira ibyo shatse nyine kuri mabukwe. Kandi rero umwisengeneza, reka nguhe urugero narwo namwe nshaka kubaha. Ntituvuge ko mama wawe agize ingorane wenda agatsikira ku kirenge, none se wamumasa, wamukora massage mwese murayizi. Ati rwose namumasa, ati nishimye, ati kubera ko nyine ni mama wanjye. Ni yagize n'ikibazo cy'umugongo, nturabona nkatwe tuba dukuzagiye tutangira tukarwara imigongo, mama wawe wamukorera massage mu mugongo. Ati none se si mama wanjye nyine, ati mama wanjye nyine namumasa. Hanyuma se nyoko bukwe atsikiye, tugenda akagira nk'ikibazo mu ivi, wamumasa akaguru kazamuka agera ku ivi. Atangira ko ushidikanya, ntoya ntimbwira none se nyoko bukwe arwaye nk'umugongo, akavuga ati rwose umugongo nk'uko wabibwiye mama wawe, waza maze rero ukajya kumasa nyoko bukwe mu mugongo. Ati reka dati ntago njye nabikora, ati ntago nabikora. Ni kubera iki? Ati reka ati ntago nabikora. None se ko wavugaga yuko wakwisanzura nyine kuri nyoko bukwe, kubera kumufata nka nyoko, bimeze bite kubera iki ugize utya? Ati reka dati ntago nabikora. Noneho urabona igisubizo utangiye kukibona. Nibwo rero we nanjye twemeranyije yuko tuza kuza kubabwira icyo kintu, iyo ngingo, hanyuma namwe hano muri commentaire mukaza kutubwira uko mubyumva. Imibanire yawe na nyoko bukwe n'imibanire yawe na nyoko, cyane cyane ku bana, ku basore nyine, ku bahungu. Muze mutubwire ukuntu ukwezi kwanyu kwa karindwi, muze mutubwire muri uko kwisanzura kwanyu, muri uko kwitwara kwanyu, uko witwara kuri mama wawe niko wakwitwara no kuri nyoko bukwe. Duhereye kuri urwo rugero naganiriyeho nuriya mwisengereza. Ngaho ndabategereje hano muri commentaire, kandi nawe ndabizi ko aza kuzibona kuko ni umwisengereza wanjye. kandi muze mugiye mutubwire ahangaha imyitwarire yawe wowe na nyoko, kuri nyoko no kuri nyoko bukwe bimeze bite. Ubwo ni mugoroba rero turaza kuganira 2:30 ku isaha nyine y'amatarama mu Kinyarwanda. Tuze kuvuga ku bijyanye n'ibyo abakobwa bitwaza ngo mu majyaruguru, abakobwa mu bukwe biba bimeze gute. By'umwihariko muri igitabo cyacu cy'imihango, imigenzo n'imiziririzo hari ibyo baza kutubwira. Ubwo rero ndabategereje muri commentaire, na nimugoroba tuza kuganira ku bijyanye n'abageni iyo bashyingiwe ahagana mu majyaruguru.
Uwiteka rero abarinde kandi mukomeze muhahe muronke uri kumwe n'amasengesho. Bye bye.